Yes, twongeye kubasuhuza inshuti zacu mwese mudukunda kandi mubana natwe umunsi ku munsi mwubahwe cyane. Intambwe inyuma y'iyindi. Urugendo rurakomeje ariko nababwira ko intsinzi ndababwiza FPR Inkotanyi byarangiye. Mwabonye ibitagaragasi uwitwa ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagiye gutangaza ariko nge numiwe aho yagiye kuvuga ngo burya ngo bajya muri Kongo ngo bagiye guhiga ngabakomoka ku bajenosideri. Burya babantu ngo bajya guhiga nta nubwo ari n'abajenosideri ahubwo ngo bakomoka ku bajenosideri. Ariko numiwe ko uyu muntu witwa ko ni Nduhungirehe ngo yabaye umuntu nk'umuhuza bikorwa wa w'icyahoze mbere yuko ngo iba FDLR ngo yari yabanje kuba Arile, akaba ngariyo wari coordinateur mu Bubiligi. None uyu munsi kintu yarahagarariye kubera ko ngo yageze mu ngoma, kubera ko ngo yabaye umuntu udasanzwe, ngo uyu munsi ni uri kubita karaba jenosideri. Kandi yo Arile yavuyemo FDLR uyu munsi ari kwita karaba jenosideri. None nkibaza ngo iki gihugu murabona hano kiri kwerekeza. Nduhungirehe mu mwibagirwe uyu ngo yazicwa. Noneho yayiciye umurya ati burya tujya muri Kongo ni survive y'igihugu, tutari muri Kongo ntitwabose. Nabibabwiye kabare yarababwiye ngo turyango ni tubiri, nimufunga akaryango ko gucuruza amagufa y'abahutu n'abatutsi bari mu gihugu, mugafunga akaryango katwerekeza muri Kongo, ati muzamenye ko ubutegetsi bwacu bwahirimye. Iyo miryango yose rero irafunze. Ariko igitangaje ni kimwe, nuko noneho ngo bemeye rwose inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, inteko ishinga amategeko y'amabandi ngo yamaze kwemeza itegeko ryemeza amasezerano ya Washington yemeza ko u Rwanda ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwakoze jenoside muri Kongo. Miliyoni zirenga 20 zazindi Trump ari kuvuga ngo we Trump azitakare miliyoni 7 ngo babicishije imipanga batemagura. Ibyo ngibyo FPR Inkotanyi ngo yabyemeje, ndetse n'inteko ishinga amategeko ngo ibiteraho ikimango. My godness no kubigenda. Ariko Rwanda dore nuko nababwiye, iyo utangiye igihugu ubutegetsi ukabutangiza amaraso, umena amaraso atariho urubanza, ukica abaturage ukwiye kurinda, jya umenya neza ko nawe iherezo riba ribi cyane. Dore ba bantu bitwa ko bahize abandi babita karaba jenosideri bagiye guhigwa bukwari, kubera ko ubwabyo bazaza babereka ati dore ngaba mwarabyemeye mwarabisinye. Harya ngo narabwiye ngo ubwonko bwanyu ngo baboneyemo. Ni gute mujya gusinyira jenoside mwarigize abatabazi ba jenoside? Ni gute mujya mwigira abatabazi mwarangiza mugakomeza mujya gukora jenoside mu karere? Dore Donald Trump aravuga ngo miliyoni 7 zicishijwe imipanga zitemugura abantu. Nta bandi bica batyo, usibye ubutegetsi bwa Kigali bwa FPR Inkotanyi. Ibyo rero ndajya mbabwire ngo kabaye munajua kabaye. FPR Inkotanyi kwica abantu batemaguye, dore ngibi birabagarutse. Noneho igitangaje, inteko ishinga amategeko ngitehe ikimango ko rwose ubutegetsi bwabo bwakoze jenoside muri Kongo batemagura abantu, babisinyira, ndetse ngo n'inteko ishinga amategeko irabyemeza. Hari icyo gihugu gifite abategetsi, icyo gihugu gifite abantu bakireberera. Dore babandi bajya bita abantu ngo ni interahamwe, narabwiye ngo ndi interahamwe byahamye. Ntacyo bintwaye. Dore mwebwe jenoside mwayikoze izuba riva, satellite zibari hejuru, atari bya bindi byo guhimba bazaba bazanira ama video. Ari navyo byabaye muri Qatar, aho ibigoryi bya bitangiye kwizigeza bya bindi ngo ni Viseni birutwa n'ubusa, bamwereka ati dore ngiyi ubwicanyi bwanyu guhera 1996 murimbura. Mbega kaga kumiro, mbega ingoma irangiye nabi, mbega iyo ngoma ngome. Mama yakiya mama, muhaguruke rubanda, muhaguruke mwishime.
ndajya mbabwire ngo baba cyacu batwoherezagamo bagiye kukibyiganiramo, ndajya mbabwire hafite ibyago abo babyaye barihindira he, babeshywe ku ngara y'ibitangaza, ngego yewe ngo ni abantu badasa n'abandi, ngo bavukanye imbuto, ngo ni abantu bagomba kuba ibitabashwa, muragatsindwa. Dore ngaba rero ibyanyu byose mwatangije jenoside ni nayo ibashore, niko bigenda. Hariho njya mbwira rubanda, nkabwira abaturage abahutu n'abatutsi tugirwe imireti kugira ngo ubutegetsi burambe, bakaza bigize ngo n'abatabazi b'abatutsi aribo babica. Muri ba batanu ba Tito Rutarimara, muri abo batanu harimo abahutu harimo n'abatutsi. Haniyo mpamvu njya babwira ngo jenoside yo mu Rwanda izasubirwamo. Bivuze iki? Niba nta gikozwe ndajya mbabwire ngo rubanda mwitegura intambara irabasanga mu gihugu. Ibi bipfayongo, ibi bijenosideri by'ubutegetsi bw'FPR Inkotanyi biyise ngo ni killing machine, basinye amasezerano ariko ntibayashyira mu bikorwa, kuko Nduhungire yongeye kubishimangira ko mu nteko ishinga amategeko ati bari muri Kongo kubera survive. Without Congo nta buzima. Igicuruzwa cya jenoside cyo cyamaze kuba expired. Ya magufa yamaze kuba expired, ubu ngubu bashatse bayatwika cyangwa bakayahamba mwo kimwe. Ubundi birasibye Rwanda. Si iby'abahutu n'abatutsi, ibyo gufata amagufa bagashyira mu tubati bagacuruza. Ni iby'abavantara bakanyagwa. Ni iby'abavantara. Dushimire Kongo wehe yaturokoye, ni Kongo idukuye muri ahajya bitwari buzashire. Ariyo mpamvu tuzatugera imbere ya Wazalendo tukagira dutya, twagera imbere ya Facibete tukagira dutya, twagera imbere ya guverinoma yose ya Kongo n'abakongomani kwa ujumura tukababwira ati mwubahwe cyane, yo mutaha batwarirwa ubushira abahutu n'abatutsi bo mu gihugu. Ntabigira ngo n'abatabazi b'abatutsi bakita umujenosideri wo bashaka, ejo bakamuhindura ko atari umujenosideri. Ndagira ngo abwire ngo finish, birarangiye. FPR Inkotanyi byanyu byarangiye. Ukuri ni kuzigera gupfukiranwa, ukuri kuratinda ariko ntiguhera. Dore ngiya jenoside mwakuye mu Bugande mwebwe na Museveni muyitegura mu karere ngo murashaka kubaka Amatutsi empire. Dore ngibi iherezo ryanyu ni iri ngiri. Dushimiye Major General Neva utarateranye igihugu cya Kongo akabaha amaboko. Nanjye ni mu nkenera amaboko yanjye arahari, ndacyari umujene. Imbaraga turi nazo, baza nabi narabwiye ngo uzaza nabi tuzakubitana imitwe. Hangana ni South Africa. Abavuga ngo turi muri Spanet, nta bya Spanet twaribohoye. Kwa badutuka se batajya biyerekana ubusura bwabo. Twebwe twaribohoye, we are free. Ngo ntiwacana itabaza ngo urangiza ngo rirenzeho inkangara, ahubwo uritereka hirengeye. Niyo mimi itabaza ngomba kujya hirengeye, ntabyo kwihisha. Turihisha ndi kingoma ingoma y'abasogosi, ingoma y'abajenosideri FPR Inkotanyi byarangiye. Byarangiye wehe, byarangiye cyane. FPR iragiye we, iragiye we. Sha nibona mushoje uyu mwaka amezi 3 y'ibikorwa, Nduhungire yabibabwiye. Kibazo nuko wagira ngo baraborose ntago mwumva. Amezi 3 iminsi 90 y'ibikorwa byo kuba bamaze gukura killing machine zabo ku butaka bwa Kongo bitaba byashyizwe mu bikorwa. Ukundi kwezi no kubahiga bukware, ariko se bavuye bakagera bakabaho bate? Kiburya ngini cyabateraga gasuzuguro n'ubwibone ari amabuye y'agaciro ya Kongo. Uyu munsi batajya kojeje, rakubwiza ukuri. Mu mezi ukwezi kumwe, amezi 3 umwaka batari muri Kongo. Sha rubanda muzongera muhumeke ituze n'amahoro, mwongere muhinga ibishanga, mwongere mu bishoke, mwongere mukora ubucuruzi, nibwo bazaba bakeneye. Ntibakeneye kurebana amaso ku maso rero kuri iyo situation ngo ntibategeka abanyarwanda bahaze. Muragatsindwa, murakicwa n'inzara nkuko mubyifuriza abandi, ariko muri bivume ndetse nabo bakomokaho bazabi bivume. Harya ngo mwaduciriye ishyanga, dore ni mwebwe mugiye gutorongera mugiye shyanga, noneho batagishaka n'izo mpunzi, mudafite naho guhungira. Ibyo mwasahuye byose birangire gute? Byarangiye, bazabifatira. Asige mugende mukunje dushadisha, mukunje mutangire guterura amakarito. Ni bande bazaba kibakeneye? Mushake se umuyapanya munywe mushake se umuyapanya munywe, cyangwa se mwirohe muri acide. Koko niko ibivume byose birangira, nuko mugiye kandi nuko murangiye.